Yesu nashimwe, ndabasuhuje muri uyu mwanya mbifuriza umugisha w'Imana, muri wa mwanya mwiza rero w'ikiganiro twinjiyemo witinya, ni ikiganiro aho twumva ijambo ry'Imana, tukumva Imana ivugana natwe, aho ihora itubwira ngo witinya. Yesu yaravuze ngo muhumure nanesheje isi. Uyu mwanya rero tugiye kuba tuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice byaho 7 tugeze igice cya kabiri, turahera umurongo wa 7 tugeze umurongo wa 15, aho tuza kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo intambara 7 ugomba gutsinda kugira ngo uhabwe umugabane wawe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50, baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga ukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data, data, wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri. Atoragura umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara. Yenda wa mwitero Eliya ataye akubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka. Maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye, bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira bamugezeho bamwikubita imbere. Amen. Tubonye rero aya magambo ari muri iki gitabo, tubona izi nkuru za Eliya na Elisa, ndetse tubonamo n'abana b'abahanuzi bavugwamo hano. Aha rero tukaba tugiye kureba intambwe cyangwa se intambara 7 ugomba gutsinda kugira ngo winjire cyangwa se uhabwe umugabane wawe. Rero kugira ngo umuntu agere ku migisha y'Imana, hari intambara zimwe na zimwe agomba gutsinda. Elisa ntabwo yahawe umurage w'umwuka wa Eliya ku buntu cyangwa bitamugoye. Yanyuze mu rugendo rurerure, aha tubona rufite ibyiciro 7 cyangwa se by'intambara yagombaga gutsinda. Aha rero tugiye kuba tureba izi ntambara 7 yatsinze. Natwe tureba uko ubuzima cyangwa se twatsinda mu buzima bwacu bwa gikristo kugira ngo natwe twinjire mu butsinzi cyangwa se duhabwe umugabane wacu. Aha turabona intambara ya mbere ni intambara y'ubwitange. Iyo turebye igitabo cy'Abami ba kabiri, aha turebye 2 n'umurongo wa 1, aratubwira ko urugendo
rwatangiriye i Gilugari. I Gilugari ho ni ahantu h'amateka akomeye Abisirayeli baciye bava kuri Yorodani bwa mbere. Aha rero ni ikimenyetso cyo gutangira urugendo rushya, aho umuntu atangira urugendo rushya rw'ubuzima. Mu rugendo rw'ubuzima turabona Elisa ubundi yari umuntu yari afite ibindi bintu yakoraga, yari afite imirima, yari afite abakozi, yari afite byose bikenewe, ariko ahamagarirwa gutangira urundi rugendo rushya, ahamagarirwa gutangira umuhamagaro mushya, atangira iyerekwa rishya. Mu buzima rero kugira ngo ubashe, hari intambara yo kwitangira iyerekwa, kugira iyerekwa, kugira guhishurirwa, kugira ibintu utangira, cyangwa se navuga ngo kugira ibintu uhindura. Hari ibintu umenyereye kubamo, ariko kugira ngo ubashe kwinjira mu bindi bintu bishya, nabyo ni intambara. Kuko nk'umuntu nka Elisa wari ufite ubutunzi bwinshi, yari afite inka zahingaga, yari afite abakozi, ariko uyu munsi ahamagarirwa gukorera Imana, gusiga byose. Ni ukuvuga ngo yari atangiye kwinjira mu iyerekwa rishya. Rero hari igihe tugira iyerekwa, ariko kugira ngo dusige ibyo twari dufite twinjire muri iryo yerekwa, ni intambara bisaba gutsinda. Iyo utsinze iyo ntambara rero, iyo ni intambara ya mbere tugomba gutsinda, kugira ngo winjire mu iyerekwa, kugira ngo ufate umurongo mushya, kugira ngo ufate icyerekezo gishya, kugira ngo utangire ubuzima bushya, kugira ngo utangire imibereho mishya. Ni ibintu bigorana, kuko abantu kenshi biratugora kwinjira cyangwa se gutangira ibintu bishya, cyane cyane iyo ubona yuko utaragira icyerekezo cyabyo, utarabyumva neza, utarabihagararamo. Rero intambara y'ubwitange cyangwa se gutangira ibintu bishya. Icya kabiri tubona hano, intambara yo kudacogora, gutsinda intambara yo kudacogora. Aha iyo turebye nanone, aha twabonye Elisa ava i Gilugari, yari ari kumwe na Eliya, aho Eliya yaramubwiye ati Uwiteka antumye i Beteli, sigara hano. Ariko undi aramubwira ngo sinsigara. Barajyana bagera i Beteli. Rero Beteli ho havuze iki? Beteli bivuze inzu y'Imana. Ni ahantu Elisa yageze ari kumwe na Eliya, ariko abahanuzi baho baramubwira uti uzi yuko uyu munsi Uwiteka ari bugukureho shobuja. Aha rero intambara ya kabiri niyo kudacogora, nubwo abantu baguca intege. Abahanuzi b'i Beteli bari abantu babamenya cyangwa se bazi, bafite ubumenyi. Bamuca intege, bamubwira amagambo, bamubwira ngo urabizi neza ko Uwiteka ari bugukureho shobuja. Ariko Elisa ntabwo yacogoye, yarabasubije ngo ndabizi, ariko ni muceceke. Aha rero bivuze ngo iyo ushaka umugabane bawe, ugomba guhagarara mu kwizera no kwanga amagambo akuvangira. Satani akoresha amagambo y'abantu b'imbere, ba hafi yabo, kugira ngo baguce intege. Rero iyo ufite iyerekwa, iyo ufite guhishurirwa, iyo ufite icyerekezo, hari ibintu utagomba gucogoramo. Yesu nashimwe cyane. Intambara gatatu tugiye kurebaho
ugomba gutsinda ni intambara yo kwihangana. Mu buzima kwihangana ni ibintu bigora. Aha bari bageze i Yeriko, bavuye i Beteli nanone. Aha Yeriko yari umujyi w'inkomoko y'intsinzi ya mbere ya Yosuwa, ariko nanone hari ishyano ryatewe n'umuvumo, kuko Yeriko igaragaza guhura n'ibibazo aho bigenda byisubiramo, aho ibibazo bisubira, naho wumva ibyo wasabye n'ahantu hari haravumwe na Yosuwa bamaze gutsinda Yeriko, kubera ahantu habereye urugamba harabarushya cyane. Rero intambara ya gatatu ahangaha tubona ni ukwihangana mu gihe bigaragara ko ntacyo mu byo ukora, mu byo wagerageje, mu byo watangiye, mu iyerekwa urimo, ukabona ntabwo birimo bigenda neza nk'uko ubishaka, ntabwo birimo bijya imbere, hari bitagenda muri uwo mwanya. Ariko aha Elisa ntiyasubiye inyuma, nubwo byari bitoroshye yarakomeje. Kandi aha Yeriko tubona yuko aha niho Imana amukoresheje gukora igitangaza cya mbere. Aha rero isomo dukuramo ni uko umujyi warimo ibibazo, ariko Elisa yawuhinduye umugisha. Ushobora kuba ugeze ahantu h'agahinda, ariko Imana irifuza kuhitambutsa binyuze muri wowe. Mbere yuko bambuka Yorodani, banyuze ahantu hitwa Yeriko. Ahangaha niho nanone Elisa tuza kubona yagarutse nanone ahingukira, avuye kwakira umugabane we. Intambara ya kane ni ukwambuka Yorodani. Eliya yafashe umwenda we akubita amazi ya Yorodani, amazi aritandukana. Ahangaha birasa neza n'ibyabaye kuri Yoshua. Nyuma bombi barambuka. Kugira ngo Elisa ahabwe umugisha, yagomba kwambuka n'uyu mugezi. Aha rero muri intambara ya kane ni ugutsinda urujijo no kugendera mu kwizera. Yorodani ni ikimenyetso cyo kunyura mu nzira zitamenyerewe, aho uva mu mwijima ukagera mu mucyo. Aha rero guhitamo kujyana na Eliya no kwambuka Yorodani byari ukwemera kujya kure, aho benshi batagera. Aha abandi bahanuzi bagumye i Yeriko, bagumye i Beteli, bagumye i Gilugari, ariko Elisa aba umuhanuzi wemeye kujyana na Eliya, ajya kure aho abandi batari bagera. Rero iyo ushaka kwakira umugabane wawe, bigusaba kujya kure, bigusaba gutekereza ibirenze ibyo abandi batekereza. Aho abandi bahanuzi 50 bagumye hakurya, ariko we arambuka nawe ajya hakurya kure. Bigusaba rero kutagira ibitekerezo byo hasi, kugira ibitekerezo byagutse. Yesu nashimwe cyane. Intambara ya gatanu ni ugusaba ibintu binini. Iyo umaze gutsinda
intambara. Eliya aramubwira ati bamaze kwambuka Yorodani, aha turabona Eliya yaramubwiye ati nsaba icyo ushaka. Elisa ati ndashaka umugabane wawe w'umwuka inshuro ebyiri. Aha rero tubona yuko iyi ntambara ya gatanu ugomba gutsinda ni ukugira iyerekwa ryagutse no guhagarara mu bintu binini no kugira ubushake bwo kwakira ibintu byagutse. Abantu benshi basaba ibintu bike kuko ari byo babona mu iyerekwa ryabo, ari byo babona mu bushobozi bumva bafite. Ariko Elisa ntiyasabye umugisha muto, ahubwo yasabye umugisha wihariye kandi munini. Ikindi kirimo ahangaha ni ukugira ibintu byihariye bitandukanye n'iby'abandi. Tekereza byihariye, gira iyerekwa ihishurirwa ryihariye. Imana ishaka yuko dusaba cyangwa se dutekereza ibirenze, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zayo ziri. Intambara ya gatandatu, hano niyo kurebesha amaso y'umwuka, kugira amaso y'umwuka. Eliya yaramubwiye ngo numbona nkigukurwaho ngo bizakubera uko. Iyi ntambara ya gatandatu ni ukugira amaso y'umwuka, si amaso y'umubiri gusa, ni ugushishoza kubona iby'umwuka. Elisa ntiyarangaye, yari maso, aritegereza. Elisa kugeza ubwo serwakira yaje. Iyo utiteguye umugisha ushobora kukurenga. Bivuze iki? Bivuze yuko mu kugira ngo wakire umugabane bisaba kuba uri maso igihe cyose, mu mwuka ukaba uri maso, ukaba witeguye. Intambara rero ya karindwi aha tugiye kureba yo gutsinda, ni ugusubira inyuma ariko ufite umurage. Nyuma yo kubona Eliya atwawe, Elisa yamanutse afashe umwenda wa Eliya, akubita amazi nka Eliya, ati Imana ya Eliya iri hehe? Aha rero tubona yuko intambara ya karindwi ni ugukoresha neza umurage wahawe. Umugisha ntabwo ari uwo kubonwa gusa, ahubwo ni ukuwukoresha. Hari abantu benshi basabwe barahabwa, ariko ntibakoreshe neza icyo bahawe. Elisa rero yahise akora igitangaza cya mbere, anyura mu mazi nk'uko shebuja yabigenje. Aha rero biratwereka yuko hari umurage twahawe, hari umugabane twahawe, hari icyo ufite, ariko si uyu munsi icyo ufite ugikoresha gute? Umugabane, umurage wahawe ni gute uwubona, cyangwa se ni gute uwukoresha? Aha rero twabonyemo, ndimo ndangiza, twabonye ko urugendo rwa Elisa ni isomo rikomeye ku bakristo bose. Imana ntihamagara abantu ngo ibaryameho, ibahamagariye intambara, ariko ni intambara ifite inyungu. Iyo wanyuze mu rugendo rwiza, watsinze izi ntambara zirindwi, uzageraho Imana ivuga. Ngaho
fata umugabane wawe. Elisa yabaye igisubizo mu gihe cye. Nawe ushobora kuba igisubizo muri iki gihe, ukabera igisubizo umuryango wawe, ukabera igisubizo itorero ryawe, ukabera igisubizo isi, ukabera igisubizo igihugu cyawe. Ariko ntibisaba ko atanyuze mu ntambara Elisa. Rero ntituzatinye intambara, kuko zose zishobora gutsindwa n'umwuka w'Imana. Iyo dusenga, iyo turi kumwe n'Imana, iyo duhagararanye n'Imana, Imana iradushoboza kugira ngo dutsinde izo ntambara kandi tubashe kwakira imbaraga z'Imana. Murakoze rero, nimukomeze guhabwa umugisha, ukomeze guhagarara mu ntambara, ukomeze guhagarara mu rugamba, ukomeze gutsinda kandi ukomeze kwakira umugabane wawe Imana yavuze yaguhaye ku buzima bwawe. Nimugire umugisha.